Wow, yakora umuntu nakwemeza ujye wemera kabisa. Uyu mujene yitwa Ndekwe, akarumwe mu bagize Imena Band, akaba ari bande igizwe n'abajene benshi basoje umuziki ku ishuri rikuru ry'umuziki ry'u Rwanda hariya ku Nyundo. So twese rero ndagira ngo mwumve performance yabo, by'umwihariko mwumve performance y'uyu muji witwa Ndekwe, ubundi mumuhe amanota ku ijana. Murumva ko amanota ngahe? Anyway, tunaboneraho kwifuriza umwami wa rap mu Rwanda Jay Polly Kabaka gukomeza kuruhukira mu mahoro. Utanga amanota. Let's go. Nabagiye ko nzabudu yakurura bakurura piyura bapiyura turapanga bagapangurura nanone ntakiye cima Imana nisumba byose ntacyo twatanze ngo turame benshi baragiye ariko twe turabadame nagira niro ukagira uti karame Rabisi nahisemo ikaramu abazi ikinyarwanda bazi nk'umwarimu udapinga uzabazi kabarore nabundi nisunze nyagasani nuko abakonte batajya babura hasi rya duke nkaryama gusa bahatana niko narugira rarora mu buzima hariho ibishimisha binezeza umutima bikaboneka ku maso wazamuwe mu ntera mu kazi cyangwa ku isabune nka superstar ukaze nibaza kubeshye ko bibashimisha bose si bose gusa turaziranye ariko ndibaza gute tujyana duturanye tukajyanira inzara kandi twaramanye twubatse ahakomeye twubatse ahakomeye twubatse ahakomeye ni nayo mpamvu mbona buri gihe bashekasheka nongeye gutangira mbasuhuza amahoro y'Imana komeza mvane namwe jya nibuka amarira twariraga ntacyoza mukiza cy'abaje umwe niyadukoze isoni sinabajya n'ukurikira izina rinze ubundi tugize na n'ubu nzanamwamamaza iteka niwe ukuraho ababashaka atanga umutuzo amateka ni amateka jya nibuka bya bihe ako basayida akarori rwagati n'akanyomozi barafashe umugi nasira habifashishije jyaho nabaga nica narugiye narumize nzaba n'umuzehe nanjye nabagacicimura nabishimaje njiza amanga gusa nashishoshe ari nakize necyo kuramari nk'amana aho tuva ni kure ndetse kure cyane kandi zigeze ishashe zitigeze abanza umugayo nabyiruko rutigeze imirimo uko bwije uko bukeye tubona mu biriyo ni ku mihanda yanduye hahirwa uvuka nahawe ni nagusinzira umutima wari uhagaze reka mbikorera abavandimwe n'ababyeyi ni koko kwari koko nina n'ubwo mbanye yumva amabo mpungira ndabazi nzabakennye bansange ni koko Jay Polly twubatse ahakomeye shoboyeye ko niba ukarutse niyankuba mu biyaga itungura abacecetse ntibyari byoroshye nanubizi muri mwe iby'amatiku musigeho mw'abagabo mwe uyu muzika niyo nagudeka ntibizatuma nandika ninywera rika hatana tumenyereye ihangana nta na kimwe nakora gusa Jay ndazirikana hasi heza naraciye byose ndabibona sindi umwana umuto ni Kristo mibra ndabizi hari abatwanga gitsindi cy'abakanga gusa byo nzakora sindi nyabadinga bamfata nk'umukinga umutima ndi muganga ni nayo mpamvu ugomba kuma kuri ayo mafaranga wambaye Versace nanjye nshyiremo Gucci nkoresha Mercedes nanjye ntware Rolls-Royce ayibi bakwiriye Yoshua kuva ku bwa kera kugeza na n'ubu avugira Rwanda Remember tugitangira iby'uyu muzika abacanege babibonaga nk'umukino ku Kicukiro ku ivumbi rya hatari hakinirwa udusimbiye nka Dota Casino